Bruce iyo unyweye inzoga uvuga nabi. Aba bana ugenda uganira nabo ukababwira amagambo ababaza, ugenda ugira icyo ukabyibuza ukagira noneho ugasanga ijambo uvugiye hariya mwasize mwasabanye umwana ribitse ku mutima rikamushorogota rikamubuza kubera umuziki ukeneye peace of mind. Nta muntu ukora umuziki adafite peace of mind. Nta muntu ashobora kuza ngo gukorera indirimbo yumvisha ijambo ribi wamubwiye. Icyo nicyo Bruce Melody muzize kirabasenya. Umwe mu influencer cyangwa bamwe bakora ku mbuga nkoranyambaga za social media wakoranye na Bruce Melody cyane mu minota mike yamaze gushyira hanze ubutumwa ngo bugenewe na Bruce Melody amuvugaho ibyamubayeho byatumye ashwana na ba Kenny Solo ndetse n'aba Element. N'ubutumwa rero yageneye Bruce Melody ndetse avuga ko Coach Gael we ngo arengana, ariko avuga ngo ikibazo gishobora kuba kiri hagati ya Element na Bruce Melody. Ngira ngo uyu ni uwitwa Dumbo, akaba yarigeze kuza mwamubonye igihe kinini yajyaga aganira na Bruce Melody online baganira nk'abashuti, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo batakivuga kimwe, batakivuga rumwe. Ngira ngo rero mwakuyumvira ubutumwa yamugeneye dore zinazunguka today. Banyarwandakazi, nkuko murabizi neza ko njyewe Dumba ntabwo njya mvugira uruhande rumwe. Uno munsi inje nanone kuvugira Coach Gael. Kubera n'ubundi sinumva impamvu Coach Gael ashobora business ze zishobora gupfa ngo zigapfa, kandi ugasanga zipfa ziturutse ku bintu byaturutse iwanjye, kandi hari ukuri kundi mbanzi. Erega njyewe Dumba erega njyewe Dumba kuri ni njyewe ubukuzi n'ibintu ni njyewe ushobora kubivuga mukabyumva, kubera abandi bantu bavuga udukuru ntibavuga inkuru iri heve. They don't kuba kandi sikire makaraje kari baraguje kiyandise ibintu kandi nzungu keba nayo nzongo keba nayo urumva. So banyarwandakazi, ndashaka kubabwira ko nyuma yuko mvuze ibintu bishobora kuba birimo birabera muri 155 abantu benshi bagiye batanga comment, nsanga comment nanjye yanteye agahinda. Sanga comment nanjye yanteye agahinda. Abantu bambwira ati se Dumba Coach Gael nk'ubu ngubu usanze yiyahuye. Ati Coach Gael amafaranga yo yari yatanze, amafaranga yo yavuye mu mufuka, kandi nta mafaranga yari bwakore. Atanze amafaranga. Coach Gael amaze gutanga muri music industry, amaze gutanga amafaranga hafi ashika kuri miliyoni y'amadolari nibitarenga. Mu mbabarire nshobora kuba ndimo ndavuga cause Bad Drama ariko Bad Drama amaze igihe kirekire, cause Bad Drama yashizemo miliyoni y'amadolari irarangira irashira. Bad Drama asubira ku birenge. Bad Drama va kuri Range Rover asubira ku birenge. As we are talking, Bad Drama agarutse Kigali, tuzazana Bad Drama, ariko ndabizi tuzaba dufata ububoza. Turaba umuhungu wanjye Bad Drama twumvikanye ko tuzataka Kigali, ariko ndabizi tuzaba turi kuri Tsinsina. Kayitasi yarayi Bad Drama nta kindi kintu ubona ngushotora. Niba ubona nimo ndakuvuga utugambo ndibaraguza Bad Drama wane umujinya kuba warariye miliyoni y'amadolari irarangira nakuye mwabe na Bad Drama, urumva. So Coach Gael ashobora kuba yashizemo hafi amafaranga agera nko kuri miliyoni y'amadolari, ariko ntabwo arakuramo igiceri na kimwe, urumva. So icyo nshaka kubwira Coach, ndashaka kumubwira ko Coach ego hari abantu bamwe barimo barareba ibikorwa byawe kandi bakaba babyubaha pe. Coach, nubwo njyewe mashaka kukwaratinga, usually when I talk about you nkuvuze maze shaka ubyuke Coach, mbabona umeze nkaho usinziriye.
mbamona ubu hari ukuntu nawe wagiye ukaba boss cyane and then wibagirwa ko ibi bintu nawe bikureba. You have to come back ugatunganya ibintu ukuntu bikora. Ariko coach ikintu cya mbere ukeneye cyane cyane ni ijambo ku mafaranga ryawe. Ni ukuvuga your word must be final. When you put down the money, then your word is supposed to be bigger than everyone. Nushiraho amafaranga kandi umuntu ngo afate decision. Get everybody's idea. Ijambo ryawe ni irya nyuma. Coach Gayeri ugomba kuba umugabo mu rugo. Nta muntu uzi kuvuga so ikibazo kiri muri 155 cyane cyane urumva ni nukuntu urumva Coach Gayeri Bruce Melody yamukwegeye mu kirundi nuko bavuga ngo gukwegera. Ubundi Coach Gayeri yavuye Dar es Salaam araza yishakira Bruce Melody. Ageze kwa Bruce Melody aravuga ati okay, nanjye ubu ngubu abantu b'i Kigali kubera Coach Gayeri ntabwo ari umunyakigali, reka biyemereho. Aragenda Coach Gayeri ntabwo yigeze hamagara Element, ntawe yarazi. Coach Gayeri ntabwo yarazi Roskana. Coach Gayeri ntabwo yarazi Kwenisoro. Nukuvuga ko Bruce Melody aba bantu bose nibo yagendaga bakurura ngo nene producer wo kubana nawe ahita azana Element azana Roskana ngo n'umwana mwiza atera story. Buriya Roskana atera story, uwo mukonyine atera score mukonyine wabarije atera story, umukonyine wa Nyaga White wabarije atera story. Buriya Element akunda story. Element aravuga ati nyange ndashaka story muri studio. Barangiza bakavuga ati na Kevin Kadeburi akunda gusabiriza, ariko Kevin Kadeburi aramubwira ati toka Kevin Papa Gigi ashobora gukora akavuyo ntiwe ari kuza akavuyo kwa Papa Gigi. Urumva? And then avuga na Kenny noneho iyo ugeze kuri Kenisoro ni umunya story, ni story zigendera ziraho akoze muri story. Baza ngo bazi Bruce arabaza agenda bakurura ariko nanone Bruce niwe bananiranye na Bruce. Buriya n'aba bantu ntabwo bigeze bananirwana na Coach Gayeri. Coach Gayeri ahuye na buri mwana ahangaha barumvikana, ariko Bruce baramunaniye. Bruce aho ngaho abo bana kuba barakunaniye, aho niho nshaka kugaruka cyane. Ariko ntarahagaruka Bruce mpamagara tuvugane. Sinshaka kuvuga nje nuko mvuga, ntabwo nshaka kuza kuvuga ibintu, ntabwo nshaka kuvuga impamvu aba bana bakunaniye. Nabiganiriyeho nawe, ndashaka maze mbiganireho nawe nitwumvikane. Otherwise ariko se kubera iki ntabivuga? Bruce aba bana bakunanije ikintu kimwe. Ibyo bintu wigize superstar ugenda gusangira nabo, ukunda gusangira, ugenda gusangira nabo. Kandi Bruce Melody wanyweye inzoga na Bruce Melody muzima ntabwo ari bamwe. Bruce iyo unyweye inzoga uvuga nabi. Aba bana ugenda uganira nabo ukababwira amagambo ababaza, ugenda ugira icyo ukabyunuza ukagira noneho ugasanga ijambo uvugiye hariya mwasabanye umwana ribitse ku mutima, rikamushorogota rikamubuza. Kubera umuziki ukeneye peace of mind. Nta muntu ukora umuziki adafite peace of mind. Nta muntu ashobora kuza ngo gukorera indirimbo yumvisha ijambo ribi wamubwiye. Icyo nicyo Bruce Melody muzize kirabasenya. Yari Dumba waje kuza kugezaho ubutumwa kuri Bruce Melody, ndetse anavuga ko Coach Gayeri ngo yabarengana, ahubwo ikibazo cyabaye Bruce Melody. Ngira ngo no Bruce Melody nta kintu aravuga, dore ko afite indirimbo igiye kuzasohoka mu minsi yashize. Afite indirimbo igiye gusohoka mu minsi iri imbere, ngira ngo akoranye n'umuhanzi Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Ariko rero nubwo nta kintu aravuga, abagize icyo bavuga ni Rebo yaje kuza gushyira itangazo hanze ku munsi w'ejo bundi washize. Ngira ngo ni itangazo naryo twasomewe n'uwitwa Mideli nawe w'Abanyarwanda, nawe tukaba ari umwe mu batwifashishije washyize hanze, afasha abantu gusobanukirwa neza itangazo bashyize mu Cyongereza. Ngira ngo naho twabareka mukiyumvira.
Abantu benshi bonye itangazo 155am ishyize hanze nimwabasha gusobanukirwa neza ibiri kubiyemo. Reka mbanze mbanyuriremo bimwe mu bigize iri tangazo mubonye 155am ishyize hanze mu minota mike cyane ishize. Nkuko murimo mubireba rero ni itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru wa 155am Music Kenny Mugarura. Abantu batari bazi irindi zina rya Kenny rero yitwa Kenny Mugarura. Ni itangazo rije nyuma yuko muri 155am havugaga inkuru nyinshi cyane izuko Bruce Melody ashobora kuba agiye gutandukana na 155am, byuko Element abari mu mwenda ndetse agiye gutandukana nawe nayo, byuko Roskana afite indirimbo agiye gusohora ariko yimwe amafaranga yo kuyishutinga n'ibindi byinshi cyane. Muri iri tangazo rero iyi rebo 155am yagaragaje ko nubwo hari impinduka mu buyobozi n'imikorere ariko nta hamwe bigize bahagarika ibikorwa. Aha habanza bagize bati 155am iracyakora kandi yemeje gushora imari no guteza imbere impano nyarwanda. Bakomeje bagira bati hari impinduka ziri gukorwa imbere mu kigo mu rwego rwo gutera imbere kurushaho. Aha ngaha bagize bati Bruce Melody aracyari umwe mu bahanzi bacu b'ingenzi kandi aracyafite umwanya w'icyubahiro. Nitwicuza kuba twarashoye imari mu muziki nyarwanda, ahubwo twishimira uruhare rwacu mu guteza imbere impano ziwacu. Itangazo rikomeza hasi rigira riti ubwisanzure n'indangagaciro by'abahanzi ni ingenzi, ngo gusa uramutse utifuza gukomeza gukorana na 155am yemerewe gusaba gusesa amasezerano mu bwumvikane. Kenny Mugarura wanasinye umukono kuri iri tangazo yasabye abantu kwihangana, avuga ko amakuru arambuye ku mpinduka ubuyobozi bushya n'abahanzi bazatangazwa nyuma y'inama n'isesengura birimo gukorwa imbere muri rebo. Ubwo bishatse kuvuga ko ushobora gusanga hari abantu bazava muri 155am yaba abahanzi cyangwa se abaproducers nk'uko biri kuvuga ngo Element isa yagiye ndetse n'abandi bashyashya bashobora gutangazwa ko binjiye muri 155am. Iri tangazo risoza rivuga ko 155am Music ikomeje umuhate wo gukorera mu mucyo ndetse no guteza imbere uruganda rw'umuco n'imyidagaduro mu Rwanda. Ngayo nguko ibyari bikuye muri iri tangazo mwabonye risohotse mu kanya. Abenshi wenda bari bwasobanukiwe n'abatari mwasobanukiwe, ndakeka ko musobanukiwe. Njyewe ndi Mideli w'Abanyarwanda. Abantu benshi bonye